Umugani: kera habayeho umugabo witwaga Gasana, akagira umudamu witwaga Vestina na mama we witwaga Mukashiza. Umunsi umwe icyago cy'inzara, cya kindi mpora mbabwira, kiza gutera muri karitsiye yabo. Ubundi barimuka barahunga bajya gutura mu kandi gace. Gusa muri ako gace bari bimukiyemo ubuzima bwaje kubakundira. Imana ibahereza amatungo yo korora, harimo ihene, inka n'intama, ingurube. Amatungo yose irayabaha, tutibagiwe n'inkoko. Guhera ubwo uyu muryango watangiye kwishimira uko babayeho, ndetse rwose bagashimira n'Imana kuba yarabafashije ikabahereza ibyo bakeneye. Uko iminsi yagiye yicuma, ubuzima bwagiye bubaryohera. Inyama bakajya bayibonera igihe, bashaka kurya inkoko bakayirya, bashaka no kurya amagi bakayarya, ibintu byose bakabibona igihe babishakiye. Gusa igihe kimwe uyu mukecuru witwa Mukashiza ubyara w'uno mugabo witwa Gasana, uyu mugabo witwa Gasana nawe akaba afite umugore witwa Vestina. Uyu mukecuru witwa Mukashiza yatangiye kwinoba cyane rwose ko nta n'icyo yari abuze. Ibintu byose byari bihari, amatungo ahari, yashaka inyama akayokesha, yashaka rwose no kurya amagi y'inkoko akayarya, ariko rwose atangira kwinubira ubuzima abayemo cyane ko nta n'icyo yari abuze. Uyu mukecuru Mukashiza ubyara w'uno mugabo witwa Gasana, ndetse w'uno mugabo witwa Gasana akaba afite umudamu witwa Vestina. Uyu mukecuru witwa Mukashiza w'intashima yatangiye kwitonganya, abwira Imana ko rwose ibintu yakoze ko atari byo, ko yagakwiye gufata buno bushyo bw'inka yabahaye ikabuhindura ikabahereza ibindi biribwa, cyane ko ibintu byo guhora bagira inyama z'inka, inyama z'ingurube, ibyo bintu rwose birabarambiye, bamaze kuzisesema. Icyakoze umurengwe wica nk'inzara. Uwo mukecuru akimara kuvuga amagambo ateye atyo, Imana yarababaye cyane. Burira bajya kuryama. Mu gitondo babyutse batungurwa no kubona aya matungo yose Imana yahise iyasubirana. Ubundi rwose ubukene butangira kubafata, butangira kubica, ubuzima burabacanga. Bahita bimukira mu kandi gace gushakirayo ubuzima kugira barebe ko iminsi yazicuma. Ndetse ku bw'amahirwe Imana yakomeje kubafasha ku buryo n'ako gace kandi bari bimukiyemo bahasanze urutare ruzana amata y'ishyushyu. Biyemeza kubaho cyane ko n'inzara yari ibamereye nabi, biyemeza gutura aho ngaho. Iminsi yakomeje kwicuma, ari nako rwose bakomeza kunywa amata y'ishyushyu. Noneho umunsi umwe wa mukecuru witwa Mukashiza yegera rwa rutare ruvamo amata y'ishyushyu. Ubundi aratangira ati, sike, dore igihe nanywereye amata y'ishyushyu, uyu munsi wo shaka kunywa amata y'ikivuguto. Guhera ubwo yafashe amata yose ari muri urwo rutare y'ishyushyu akajya acuburira hasi, yose yavanamo, ndetse kugira ngo akunde abone amata y'ikivuguto. Gusa uko siko byagenze, kuko ibyo yari yiteze si byo yabonye, ahubwo igihe yari ari kubikora akora ibyo byose, aho kugira hazamuka amata y'ikivuguto hagiye hazamuka amase. Ndetse bigaragare ko icyo ari igihano cya kabiri Imana yari imuhaye cy'umugore w'intashima. Ndetse ibyo ntibyatinze, Gasana n'umugore we Vestina baraje batungurwa no kubona ibyo uno mukecuru Mukashiza yakoze, barumirwa. Guhera ubwo inzara yatangiye kubica, bakubitwa n'ubukene, ubuzima burabacanga, kugeza ubwo uno mugore w'uno mugabo yatangiye kumubwira ati, rwose mama wawe aratunaniye, ibyo dukorera byo ni agahomamunwa, rwose ukwiye gushaka icyo wakora mugabo mwiza. Undi ati, igiki se madamu? Umudamu ati, dukwiye kwimuka tugasiga uno mukecuru hano, kuko rwose ntabwo twabasha kubaho tumufite. Naho umugabo n'uburakari bwinshi ati, niko madamu warasaze? Niko, ntabwo nabasha gusiga mama wanjye wambyaye n'ukuntu mukunda. Ibyo byararangiye bimukira mu kandi gace, ndetse bagezeyo Imana ikomeza kubagirira ubuntu, ku buryo n'ako gace bari bimukiyemo baje kugira amahirwe bakabona icyobo kizajya giturukamo ibishyimbo bitarenze 3, ariko ku munsi, ku buryo bakuramo nk'ibiro nka 2 byo kurya. Ndetse kubera ko ako kobo kari gatoya katurukagamo udushyimbo natwo dukeya, byasabaga ko rwose batega akantu umunsi wose bagategereza paka ibiro 2 byuzuye. Ibyo byararangiye, uwo muryango birangira utuye aho ngaho, ndetse bakomeza kubona uwo musaruro muke ugereranyije n'uwo babonaga mbere. Aho bagiye bose bigaragare ko ibyo bavuga ari byo, wishimira byinshi ukabura na duke wari ufite.
uwo muryango wakomeje guhangana n'ubwo buzima bari babayemo ndetse bakomeza kurya ubusa bakarenzaho amazi. Naho uwo mugabo Gasana we yari yifitiye akanyoni kamubyutsa mu gitondo kare cyane, ubundi akabyuka nawe ajya mu kazi. Umunsi umwe igihe bose bari bagiye mu kazi, bagiye gushakisha imibereho, basiga wa mukecuru mu rugo ari we ucunze urugo. Afata ka kanyoni arakica, ajya no kuri wa mwobo umwe uturukamo udushyimbo dukeya, aravuga ati ariko se aka kobo nako gaturukamo udushyimbo dutatu nako karandambiye. Ese Kigali yawe reka nyayure nkigandaze nkigire kinini, wenda hazajya haturukamo ibishyimbo byinshi, ubundi tubone ibishyimbo byinshi turye twihagiye. Uwo mukecuru w'Inashima kuko niko byagenze, yatangiye kugandaza cya cyobo akigira kinini ngo kugira ngo akunde abone ibishyimbo byinshi. Icyo atarazi uko yakigandazaga niko bya bishyimbo nabyo byagendaga bigenda, birangira na twa tundi dukeya tubuze. Ntibyatinze Gasana n'umugore we baratashye, cyane ko baba bazi yuko ibishyimbo ibiro bibiri rwose mu rugo bihari. Nabo baba bashakishije ingereko ibyo kugerekaho, ubundi baza mu rugo rwose nta kibazo bafite. Mu kugera mu rugo Gasana rwose uno mugabo yatunguwe no kubona intumbi y'inyoni mu mbuga. Rwose inyoni yakundaga cyane, ibi bintu byaramubabaje kuko yayikundiraga kuba imubyutsa mu gitondo cya kare cyane, akabyuka akajya gukora agashakisha imibereho. Naho Vestina we yafashe akungo, ubundi ahita ajya kureba ibishyimbo byo guteka kuri cya cyobo n'ubundi basanzwe bakuraho ibishyimbo byo kurya. Gusa mu kugerayo yatunguwe no gusanga icyobo cyera de, nta gishyimbo habe namba, nta n'icyo kuba ari inkuru. Uwo mudamu byaramubabaje cyane, ndetse arebye ukuntu bashingaguyemo ibiti muri uwo mwobo, rwose biramubabaza cyane. Ahita ajya kubibwira umugabo wiwe, ndetse uwo mugabo nawe babimubwiye biramubabaza cyane, byakubitiraho n'inyoni yishe yakundaga rwose nayo ikamubabaza cyane. Ako kanya bahita bafata icyemezo cyo gusiga uwo mukecuru muri ako gace, bajya ahantu kure cyane. Naho wa mukecuru w'inzara ikomeza kumwica ku buryo nyuma yaje no gupfa. Naho bano babyeyi bo, haba Gasana na Vestina, ubuzima bukomeza kubaryohera cyane ko bari basobanukiwe ubuzima icyo ari cyo, bishimira dukeya bafite, babasha kubaho banezerewe. Nanone bakomeza batubwira ati ese waba umeze nk'uyu mukecuru w'Inashima? Isubireho hato utazahura n'ibibazo uno mukecuru w'Inashima yahuye nabyo bikarangira anapfuye. Nanone bakomeza batubwira ati ese waba uri umupapa utinda gufata ibyemezo kugira ngo umuryango wawe ubeho neza? Fata ibyemezo mu gihe gikwiye kugira umuryango wawe, umugore wawe n'abana bawe ubarinde ba bantu bashobora gutuma utamererwa neza. Mubyeyi, sobanukirwa ubuzima maze unyugwe na dukeya ufite. Uyu ni umugani umugore w'Intashima.